nabashura biro muri season ya mbere bebe yaramuyambiriye katurore. A las 2 semanas de vivir juntos nyuma y'ibyumweru bibiri babana quería salir corriendo. uyu musore yaje kwivumburaho ikintu. Sentió que estaba yaje kumenyeka kundi n'umukobwa Keira. Bruce antiguo Bruce. Bruce wa kera w'indaya cyangwa se umuhehesi yari ameze nk'uwapfuye. Y decidió hacer una fiesta para despedir. ku buryo Bruce yahise ategura n'ibirori byo kuvuga ngo ngiye gutegura ibirori byo gusezera njyewe wa kera wari umuhehesi nkaba ndi mu rukundo nsezera igice cyanjye cya kera nyiri umuhehesi nyiri indaya mvuge n'ubu ngubu rwose ngize umukunzi mbaye seriye. Bruce yahise atumira abantu. Ibi ni ibirori byo gusezera Bruce w'indaya avuga ati ubundi Bruce mushya utakiri indaya w'inyangamugayo ufite sheri. Atumiye abahehesi bose baziranye, atumira amaninja, atumira aba DJ, Sus amigos, a su familia. yatumiye inshuti, atumira famiye, atumira abaturanyi be. Más de 1500. Ikirori cyitabiriwe n'abantu 1500. Ni umujura ukorera amafaranga menshi. Season ya mbere bibye menshi. Iki ni ikirori ibaze nawe wa muhungu uzi w'umuhehesi kuba yajya mu rukundo akahita ategura ikirori cyo kumenyesha abantu bose ko yamaze guhinduka, atazongera guca umugore w'inyuma cyangwa se ubu yabonye umukunzi mushya. Nta bintu by'ubuhehesi n'uburaya no kwiyandarika. Mbega ni nk'uko King Pazo yategura ikirori akavuga ati King Pazo wa kera ndahindutse. Reggaeton. Yasezeye inzoga, asezera imiziki, asezera bya bintu byo guhura n'umukobwa ijoro rimwe mu kararana. Icyo kirori yateguye bebe, ikirori yateguye cyari kinameze nk'ubukwe bagari bwo bukwe. Ese azana sheri El novio de una tarta de bodas con ella de la mano. umunsi rwose yaje nk'umugabo n'umugore basimbukira muri keke. Ntago ari ubukwe nyabukwe ariko bumeze nk'ubukwe kugira ngo yereke Keria ko yahindutse. Basimbukiye muri keke, basimbukiye muri keke. We yahindutse we. Ibi ni ibirori byo gusezera. Bya bindi bimwe mukora ibirori byo gusezera ku busiribateri. Uyu we ni ibirori byo gusezera ku buhehesi n'uburaya. Amenyesha abantu ko yamaze guhitamo ubu yameshe kamwe. Pero mientras Bruce salía por la puerta grande de aquella vida, ubwo Bruce yateraga umugongo ubuzima bwe yabayemo bw'ubuhehesi, entraba en ella. umugore yarashatse we nibwo yari yinjiye muri ubwo buzima bw'ubuhehesi. Nyagasani, ibi bintu bibaho. Umugabo yateguye ibirori byo gusezera ku mico y'ubuhehesi, kuryamana n'umuntu no gucana inyuma no kuryamana n'umuntu mudakundana byose biteye umugongo aretse uburaya. Ngo ariko ubwo umugabo muri icyo kirori yari ari gutera umugongo ubwo buzima bw'ubuhehesi no kwiyandarika, ngo umugore we yarashatse we nibwo yari atangiye kwinjira muri ubwo buzima bw'ubuhehesi n'uburaya. Kandi byitwa ngo umugore arashatse. Bino nibyo biba buri munsi. Dore umugore yatangiye kubona abandi basora karangara. Ku munsi w'ubukwe buri hari igihe njya ninjira mu mako umukobwa yari yashatse umugabo akahita avuga ati ariko ubu sinihuse biyo ntegereza se